Icyo nshatse kubabwira ni uko umuntu akwiriye kugisha inama Uwiteka, niwe mujyanama wacu mukuru, ibyakuyobeye, ibyagucanze, ibyo wabura icyerekezo, ibyo ngibyo ugomba kugisha inama Uwiteka, kuko Uwiteka azakugira inama. Ijambo rya kabiri riravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho inzira byakuyobeye. Tubona ko uyu Sawuli ise yitwaga Kishi, babuze indogobe, hanyuma ise arabatuma ngo bajye kuzishaka, hanyuma amen. Reka dusome igitabo cya mbere cya Samweli, ni ibice 9, turasoma ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 14. Haranditse ngo bukeye bagera mu gihugu cy'Isufi, Sawuli abwira umugaragu bari kumwe ati hoshi dusubireyo, kugira ngo data atareka guhagarikira umutima indogobe, umutima akaba ari twe awuhagarikira. Nawe aramubwira ati muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana, kandi ni umuntu wubahwa, ibyo avuga byose bijya bisohora rwose, none tujyeyo, ahari yadusobanurira iby'uru rugendo rwacu turimo. Sawuli abaza umugaragu we ati ariko se nitujyayo turamutura iki, ko impamba ishize mu nkangara zacu, kandi tukaba tudafite impano yo gushyira uwo muntu w'Imana? Mbese dufite iki? Uwo mugaragu yongera gusubiza Sawuli ati dore mu ntoki zanjye mfitemo igice cya 4 cya shekeli y'ifeza, nicyo ndi buture uwo muntu w'Imana, kugira ngo atuyobore. Kera kose mu Bisirayeli umuntu wese iyo yajyaga gusobanuza Imana yavugaga atya ati ngwino tujyane, ngwino dusange bamenya, kuko kuri ubu uwitwa umuhanuzi kera yitwaga Bamenya. Sawuli abwira umugaragu we ati uvuze neza, hoshi tugende. Nuko binjira mu mudugudu aho uwo muntu w'Imana yari ari. Bakizamuka mu mudugudu bahahurira n'abakobwa basohoka bajya kuvoma, barababaza bati Bamenya ariyo? Baramusubiza bati ariyo, dore ari imbere yanyu ho, wihute, kuko uyu munsi ariho asohoye mu mudugudu, none ubu abantu bagiye gutambira mu rusengero rwo ku Kanunga. Nimugera mu mudugudu uwo mwanya muramubona atarazamuka ngo ajye kurira ku Kanunga. Abantu ntibabasha kurya ataraza, kuko ari we usabira igitambo umugisha, maze abatowe bakabona kurya. None nimuzamuke muramusangayo nonaha. Baherako barazamuka bajya mu mudugudu, bakinjira muri wo bahubirana na Samweli asohotse ajya ku Kanunga. Amen. Reka dusome Zaburi ya 32:8, iravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kuyoboza Imana inzira byakuyobeye. Kuyoboza Imana inzira byakuyobeye. Tubona ko uyu Sawuli ise yitwaga Kishi, babuze indogobe, hanyuma ise arabatuma ngo bajye kuzishaka, hanyuma bajye kuzishaka mu minsi 3 batarazibona. Hanyuma Sawuli abwira umugaragu we kumwe bati rero aho kugira ngo indogobe zibone natwe tubure, data arusheho guhagarika umutima, icyiza nuko twataha tugasubira mu rugo. Hanyuma umugaragu aramubwira ati ariko turi muri uno mudugudu hari uwo bita Bamenya, mu yandi magambo, cyangwa se umuhanuzi, twajyayo tukamuyoboza inzira, tukamugisha inama,
kugira ngo kuko ajya avugana n'Imana yatubwira. Hanyuma rero tubona ko icyo gihe icyahise kibaho ni uko bagiye bageze imbere babaza abana b'abakobwa bajya kuvoma baravuga ati arahari, asuye mu mudugudu kandi barajya ku kanunga kuko ariwe utamba igitambo, Imana ikagira umugisha bakabona kurya. Rero tubona ko bamugeze iruhande bazamukanye nawe, aravuga ati nimuhumure ndebwe mwagiye gushaka za so zarabonetse. Rero icyo nshatse kubabwira ni uko umuntu akwiriye kugisha inama Uwiteka, niwe mujyanama wacu mukuru, ibyakuyobeye, ibyagucanze, ibyo wabura icyerekezo, ibyo ngibyo ugomba kugisha inama Uwiteka kuko Uwiteka azakugira inama. Ijambo rya kabiri riravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho. Imana izakwigisha ikwereka inzira unyura, kugira inama ijisho ryayo rikugumeho. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvishe mu izina ryawe ryera. Mwami ni wowe mujyanama wacu mukuru, ni wowe tuyoboza inzira ukatuyobora inzira, ni wowe tugisha inama ukatugira inama. Gira neza ubwoko bwawe buzakugisha inama, buzakuyoboza inzira, uzabane nabo Mana, bayobore inzira kandi ubagire inama. Urakoze, turasenze mu izina rya Yesu ufite imbaraga.